Se wari uzi ko mu buzima nta gukuramo cyangwa kugabanya kubaho, ahubwo uretse ko icyo dufite ni uguteranya cyangwa se kongera. Bimwe mu bintu bidusubiza inyuma ni uko tuba dufite ibitekerezo cyangwa se ibintu biduca intege bigatuma twumva yuko ntacyo dushoboye gukora, ariko siko byakagombye, kubera yuko mu buzima nta kidashoboka. Ushobora kwibaza ngo ese niki nakora kugira ngo nwane na bya bitekerezo bituma numva nabasha gukora cyangwa se nabasha kugira icyo nigeraho. Cyambere cyo nakubwira, gendera kure kuri bya bintu byose biguca intege, gendera kure y'aba bantu baguca intege. Biragoye ko ibindi kukubwira wabasha kubyumva cyangwa se wabasha kwita ubyakira. Ushobora kurimo kubitekerezaho ukumva ni ikintu gikomeye. Oya, icyo usabwa ni iki, ni uko ukwiye kumenya ko ubwonko bwacu bugenda gake. Ubuzima ni process, ni urugendo, kandi buri rugendo rugira intambwe kuva kuri 1, 2, 3, 4. Bishatse kuvuga ngo ntabwo wava kuri 1 ujye kuri 4. Banza ugire kwihangana, banza ugire gutegereza muri wowe mbere yuko ugira ikindi icyo ari cyo cyose ubasha gukora. Umwe mu bahanga yarimo kuganira atanga urugero, aravuga ati se wakwibaza uburyo ushobora kuba wagendera kuri intekerezo mbi. Urugero yaje kubatanga, aravuga ati fata amasegonda 10 kuri 15 utekereze ku kintu icyo ari cyo cyose ushaka. Urugero, utekereza ku nyamaswa runaka. Nyuma y'ayo masegonda araza kurangira ufite byinshi kuri ya nyamaswa nyine wowe watekerejeho. Bishatse kuvuga iki? Ubwonko bwacu nta kintu kibutangira uretse yuko icyo twe tubuhaye ari cyo bukora, kandi nta n'icyabihagarika, niko bukoze. Byakabaye byiza rero mu buzima ubaho bwa buri munsi, yaba ku kazi yaba mu rugo, ko wahora uri positive cyangwa se ko wahora wumva ko ibintu byose bishoboka kandi ibintu byose ari byiza. Nta bundi buryo ushobora kuba wakuramo cyangwa se wagendera kure ibintu bicanege uretse ko mu bya mbere ukwiye gushira imbere mu kumenya no kubasha gusobanukirwa wowe icyo uri cyo na wowe icyo ushaka kugeraho. Bagatanga reka ngira ikindi kintu ngarukaho mbere yuko udukomeza. Wowe icyo uri cyo bitandukanye cyane n'icyo ushaka kugeraho. Ibi rero uzabasha kubimenya, uzabasha kubisobanukirwa igihe ubashije nanone gutandukanya wowe uri mu mubiri na wowe uri mu ntekerezo. Umubiri wacu n'ubwonko bwacu biriho kugira tubikoreshe, ntabwo biriho kugira ngo bidukoreshe. Nufata byibuze iminota 2 ugafunga amaso, ntibivuze ko uzaba upfuye. Hari ibyo utazaba urimo kubona, hari ibyo uzaba urimo gutekereza, ariko ntabwo bivuze ko wowe umubiri utagihari. Kuba rero ibi byose bikwereka ko ari wowe umubiri uriho utandukanye n'uri mu ntekerezo, wagakwiye rero kugendera kure impamvu zose zikwereka ko udashoboye, kubera ko icyo urimo kugerageza kwikuramo nicyo kintu ejo kizaba ari imbonerahamwe cyangwa se kizaba ari kalite yo kuri wa muntu wese uzaba kwitegereza agafata nk'icyitegererezo mu buzima bwe, ndetse bizaba ari n'akarusho mu buzima bwawe. Kugira ngo rero ubashe kumenya uburyo imiterere y'ubwonko n'imikorere y'intekerezo zacu, reka nk'urugero, wabuze imashini, ndavuga mudasobwa. Imashini yo ubwayo icyo ugiye ushakamo nikiguha, nikikwereka. Bize kugaruka neza aho natangiye nkubwira yuko icyo uhaye ubwonko bwawe cyangwa se icyo intekerezo cyawe nicyo bukora. Ndakeka urimo gukurikira iki kiganiro ukoresha imbuga nkoranyambaga. Uraza gusanga ku mbuga nkoranyambaga ukoresha byinshi ushiramo, ugenda wongeramo, ariko nta kintu wagabanya nta n'icyo wakuramo
ku byo usanze, harimo kugenda uraza kongeramo inkuru, uraza gutangamo ibitekerezo, ariko nturi buze guhindura uburyo imiterere y'izo mbuga imeze cyangwa se imiterere y'izo mbuga ukuntu ziteye. Icyo ukora urazongeramo amakuru yawe, ushiremo ibyawe, hanyuma ugende n'undi yongeremo. Bivuze iki rero? No mu buzima bwacu rero, uko tubusanze, uko wisanze, n'ujya kurwana no gukuramo cyangwa kugabanya mu byo wowe ufite mu miterere yawe, ntabwo bizagukundira. Uretse kuba wicuza usigaranye ari ukongeramo no guhindura no gukosora ibyo wowe ubona ushobora kuba utakwemeranya nawe. Bivuze yuko rero ubwonko bwawe, ubuzima bwawe, nuramuka uhisemo kwigunga cyangwa se guheranwa n'ibihe bibi, nibyo uzabamo. Kubera ko nabigarutseho mbere nkubwira yuko icyo uhaye ubwonko nicyo bukora. Kugira ngo rero ubashe gusimbuka cyangwa se kugendera kuri bya bindi twatanye tuvuga ati negative thought, icyo usabwa kumenya ni uko mu gihe hari ingorane cyangwa se uri mu bibazo runaka, no kugomba gushishoza mu byo ngiye kukubwira, hanyuma wabikurikiza bikabasha gutuma ubuzima bwawe burushaho kugenda neza. Ikintu cya mbere ukwiye kuzirikana, ukwiye kumenya gutandukanya umubiri wawe n'intekerezo zawe. Hari n'undi muntu uri muri wowe utandukanye n'uwo muntu turimo kureba hanze. Ese umuntu turi kureba hanze ninde? Ese n'umuntu turi kureba umwe imbere uri mu ntekerezo zawe ninde? Uwo hanze umuntu ashobora kumubona akamenya uwo ari we, ariko nanone wundi uri mu ntekerezo, ndavuga ati wundi uri mu mitwe wawe, inside muri wowe, biragoranye cyane ko wabasha kumutunga ugutoki, wabasha kumenya uwo ari we. Nuko nakomeje kubikubwira rero, umuntu uri muri wowe cyangwa se wundi uri mu ntekerezo zawe biragoye kumumenya. Ariko reka nkubwire ibi bintu, mu gihe ufunze amaso nubwo ntacyo urimo kubona, ntibikuyeho yuko wowe w'umubiri utagihari, uracyahari. Bivuze ngo kuba uri mu ntekerezo cyangwa se kuba uri mu bihe bibi, uri mu bihe bigoye, wowe physically cyangwa se wowe w'umubiri uracyahari kandi uracyari wese. Ntuzi gufata ihungabana cyangwa se ibibazo wahuye nabyo mu mitekerereze cyangwa se mu myumvire bize nanone guhungabanya wa muntu tureba hanze. Rimwe na rimwe imitekerereze yacu usanga wa muntu uba mu mutwe iyo agize ikibazo biza guhungabanya cyane kuri wa muntu tureba hanze. Ushobora guca mu bihe bigoye, ushobora kuba wagize inzozi zitari nziza, ariko ibyo byose uri gucamo nawe kwita ku bigoye ni ikimenyetso gikomeye cy'uko wowe ukiriho kandi ukiri muzima. Nyuma y'ibyo urimo gucamo rero, n'ibyo uri guhura nabyo ubu ngubu ntabwo ari byo bisobanuye wowe, oya, ahubwo ni experience, ahubwo ni icyemeza yuko wowe uriho kandi uri mu isi y'abazima. Akora ko isi y'abazima igizwe n'ibice bibiri, hari igihe cy'ibyishimo ndetse n'igihe cy'ibibazo. Ahubwo ibi bihe byakabaye impamvu yuko byakagusigiye experience y'uburyo ugomba gutwara ubuzima bwawe bw'ahazaza. Bikaza kuba biruta rero kuba wabyaza kuba bigusigira umupaka cyangwa se barriere cyangwa se limitation cyangwa se umurongo ntarengwa wo kubera yuko hari ibyo wanze gukura mu bitekerezo bitagenze neza mu buzima bwawe. Ese wari uzi ko ibyo urimo gucamo n'ibyo uri gutekereza hari abandi nkawe kandi babashije kubisohokamo? Rega ibyo utekereza n'ibyo urimo kwiyumvamo n'ibyo ushaka gukora
n'ibyakubayeho byose ni igisobanuro cy'ubuzima. Ariko reka nkubwire, ibyo byose icyambere kiruta byose ni ukuri muzima, kuko ubaye utari muzima ibi byose ntabwo waba urimo guhura nabyo. Ahangaha rero ndashaka ubashe kumva ko uri mu buzima. Ubu buzima urimo harimo abantu babiri ugomba kwitandukanya nabo. Umuntu wa mbere nakubwiye ni wa muntu w'umubiri, uno mubiri wambaye cyangwa se uruhu umutureba hanze no physical appearance, ukaza kuba urimo kumutandukanya cyane cyane n'umuntu urimo nk'imbere. Bimwe mu bintu rero bikunze guhangayikisha abantu cyangwa se bikunze kugora abantu n'ibibazo dukunda guhura nabyo ni ibibazo bibiri. Hari ibibazo biri mu buryo bw'umubiri, hari n'ibibazo biza mu buryo bw'imitekerereze. Ndaza kuba ko umubiri uhura no kurwara, uhura n'izindi mbogamizi zigiye zitandukanye n'indwara n'ibindi. Mu gihe mu mitekerezo hazamo icyo nakwita flashback, bya bihe bibi, bya bibazo byose biraza bikajya hehe mu mutwe. Ariko ibyo byombi, icya kabiri nkubwiye, icyo imitekerereze iyo cyangiritse cyane cyane biza ku affect cyangwa se biza kugira ingaruka kuri wa muntu tubona hanze. Byakabaye byiza ubashira umwanya hagati y'umubiri wawe ndetse n'intekerezo byawe, ukabasha kubitandukanya, abo bombi ukabatandukanya, ndetse ukaza kubaha n'umwanya ungana kugira ngo tubashe kubona wowe wanyawe. Wowe wanyawe rero ni uko uzibwiza ukuri. Wowe wanyawe ukwiye kwisobanukirwa. Wowe nyawe ukwiye kumenya icyo uri cyo. Umunyarwanda bivuze ngo burya wasiga ikikwirukankaho ariko ntabwo wasiga ikikwirukankamo. Bivuze ngo rero uyu wo hanze watubeshya pe, wamukuru uko ubishaka, waseka uko ubishaka, wakwitwara uko ushaka, ariko nanone wa wundi urimo imbere, ndavuga ati wa wundi uri mu ntekerezo, uri siri, urabizi neza ko ibyo urimo gushira hanze uwo mu imbere ariko abyumva cyangwa se niko ameze. Nimba atari ko ameze rero ni ikibazo. Kandi biracyanagoranye cyane ko mu gihe hakiri ikintu kikubaho ukihutira kujya kuvuga, ukihutira kujya gushwana, ukihutira kujya gutongana. Ibyo byose uri kuvuga ni amagambo, kandi amagambo arashira. Ahubwo icyo wari ukwiye kumenya n'uburakari bwawe n'ingano y'ubwoba, kuko ari byo bishobora gutuma ukora ibyo utakwiye kuba wagakoze. Ndavuga ubwoba udukoresha ibintu bitagakwiye kuba twakoze, ushobora gutuma ubeshya cyangwa se utanga ibyo utakwiye kuba urimo gutanga kubera ubwoba. Ndetse n'uburakari bushobora kugukoresha ikintu cyatuma wicuza ubuzima bwawe bwose. Rero biba byiza iyo ubashe kumenya gukontorora cyangwa se ubashe kumenya kwitwara muri ibyo bihe, mu gihe ufite ubwoba ndetse no mu gihe ufite uburakari. Ese ingaruka yabyo yaba ari iyihe? Buri wese uri ahangaha azi neza yuko uburozi ari ikintu cyica. Azi neza ko iyo umuntu anyweye uburozi apfa. Bwa burakari cyangwa se wa mujinya wari ufite cyangwa se bwa bwoba wari ufite, reka tubifate gutya, reka tubifate nk'uburozi. Uri uko umaze iminota 5 urakaye, ufite umujinya ndetse cyangwa se ufite ubwoba, bapimye mu maraso ya minota 5 umaze ufite umujinya, basangamo utuntu duto cyane tumeze nk'uburozi cyangwa se tumeze n'utuntu twica cells, kubera ko bigenda bikica ubwonko, bigenda bikica imitekerereze ya muntu, kugira aho umuntu ashobora kuba nk'inyamaswa. Hanyuma ikibazo nakwiye kuba ndimo kwibaza,
ese hari umuntu wakwifuza kurya uburozi? Igisubizo twese ni oya. Bivuze yuko rero uri kurakara, uri kugira umujinya, niko urimo kugenda uha uburozi umubiri wawe. Bivuze ngo uri kugenda wica gake gake. Aho se wibaza, ese niki nakora mu gihe mfite uburakari? Ni gute nakwirinda kugira ngo mbashe kwikontorora? Reka ngushimire rero icyo kibazo rero cyo tuzagaruka ubutaha, nibyo tuzaheraho. Ni gute nshobora kwirinda, ni gute nshobora gukontorora.